Yes, nongeye kubasuhuza mwese bakunze bakamanzi official. Nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Hanyuma rero turagarutse mu makuru n'ibiganiro bitandukanye ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Uyu munsi nkuko byari bisanzwe hari ibikorwa bibiri byari biteganijwe kandi byabaye. Ni itangazo rya Payqua team twari dutegereje ryasohotse. Tugiye kubagezaho incamake y'ibikubiyemo. Tukaba kandi twari dutegereje inama mpuzamahanga ku bijyanye na cryptocurrency, web3, artificial intelligence, nayo ikaba yatangiye izamara iminsi 3 y'uno munsi wayo wa mbere. Byinshi kuri yo agenda yayo nkuko bamwe bahoze babimbaza n'ubwo hari ababibaza banyega wabikuye he ibintu nk'ibyo ngibyo. Kudasoma kwanyu nibwo bujiji bwanyu, kutemera ibyo bababwira ni ikindi kibazo, ngo hakane wahinyuje. Ubu rero reka tubahinyuze tubaha ibihamya bifatika agenda. Link ngiyo murayibona muri description, usome buri kimwe cyose ushaka. Consensus 2025 agenda ni inama izajya itangira guhera saa 3 za hariya muri Toronto muri Canada, igasoza imirimo yayo ku isaha ya saa 10 z'igicamunsi. Hanyuma ibizajya bivamo tuzajya tubaha amakuru uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi rero hibukwaga ku nshuro ya 10 cyangwa se izihizwaga ku nshuro ya 10 isabukuru y'imyaka 10 iyi nama itangiye, kuko yatangiye mu mwaka wa 2015 aho yitabiriwe n'abantu bagera kuri 500. Kuri inshuro ya 10 ikaba yitabiriwe n'abantu nibura barenga 15,000. Murumva namwe ikinyuranyo cy'abantu bari bayitabiriye, bari muri iyo nama. Reka rero twigarukire ku itangazo rya Payqua team yatangaje ku itariki 8 itubwira ko kuri izi tariki 14 izasohora umuzigo ukomeye cyangwa se amakuru akomeye, kandi isezerano Pi Network ntabwo igibeshya. Ibyo yadusezeranyije yabikoze, kandi ibyo yakoze bigiye kugira ingaruka nziza nkuko tubibona mu makuru. Aya makuru rero tugiye kubagezaho incamake yayo, naho uburyo burambuye ni mu kiganiro gikurikira iki ngiki. Iri tangazo rero riragira riti Pi Network Ventures, a $100 million investment initiative. Ni ibikorwa bitandukanye bya Pi Network bigiye kwitabwaho cyangwa se gushyirwa mu bikorwa bitewe inkunga na Pi Network ubwayo muri gahunda yayo yitwa Pi Network Ventures, izashorwamo miliyoni 100 z'amadolari muri uwo mushinga. Reka mbasomere incamake y'iri tangazo y'ibikubiye y'ubutumwa bukubiye muri iri tangazo nkuko mbibabwiye ku buryo burambuye. Tuzabibagezaho mu kiganiro gikurikira iki ngiki. Amakuru rero y'uyu mushinga cyangwa se y'iri tangazo ni amakuru avuga ko Pi Network Ventures yatangije gahunda nshya ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ifite intego yo gushora imari mu mishinga n'amasosiyete azamura imikoreshereze no gukwirakwiza ikoranabuhanga rya Pi Network. Iyi gahunda izita ku mishinga y'ubwoko bwinshi ikomeye, ku guhanga udushya no guteza imbere urwego rwa Pi Network. Iyi ntambwe ni ingenzi mu rugendo rwa Pi Network, ikazafasha mu kubyaza umusaruro ibihembo bizajya bitangwa bya Pi Network mu guhuza n'andi masoko. Abakoresha Pi Network barashishikarizwa kugera ku rubuga rwabo kugira ngo cyangwa se rwayo kugira ngo basobanukirwe n'ibikenewe kugira ngo
batangire ubusabe. Ni ukuvuga ngo nimugera mu itangazo hariya murabona ahanditse read more, ego nkuko mwabibonye aho ngaho nimuhagera murasoma itangazo ku buryo burambuye. Niyo mpamvu nababwiraga yuko byinshi tuzabibaramburira mu kiganiro gikurikira iki ngiki. Iyi ngiyi yari incamake isobanura uriya mushinga. Read more ni mu buryo bw'ibumoso sore, naho mu buryo bw'ibumoso ubona website rero niho ujya ukabona ibyo usabwa kugira ngo nawe niba wiyumvamo impano yo gukora ibyo basaba nawe uba wasaba. Iyo hafunguye barakubwira bati Pi Network Ventures investing in scalable innovation across industries. Ni wa mushinga nyine uzashora mu bikorwa bitandukanye bijyanye no kwagura imikoreshereze n'imikorere ya Pi Network mu guhanga udushya mu bice bitandukanye cyangwa se mu nganda nyinshi. Aha rero niho uza gusanga ubusabe $100 million, miliyoni 100 z'amadolari in investments to power the Pi ecosystem, mu gushyigikira mu ishoramari ry'ibintu bitandukanye mu gushyigikira ecosystem ya Pi Network. Ukareba intego zayo tuzabibagezaho mu buryo burambuye mu kiganiro gikurikira iki ngiki. Yari incamake y'ibikubiye cyangwa se ibyatangajwe muri iri tangazo rya Pi Network nk'uko bari babidusezeranije. Ariko dusesenguyeho gato turebe ni iki kiza gukurikira ibi bintu. Ikintu kiza gukurikira ibi bintu nuko exchanges nyinshi zigiye aya madolari akubiye aya mafaranga akubiye mu madolari no muri Pi. Izi miliyoni 100 z'amadolari hakubiyemo n'amapayi. Ibi rero bizateza imbere exchanges nyinshi twakoreshaga cyangwa se twahuriragaho zifite aho zihuriye no guteza imbere Pi ecosystem. Si ibyo gusa ahubwo n'indi mishinga iremereye idafite uburyo n'ubushobozi bwo gushyirwa mu bikorwa kandi ari myiza kubera mikoro make, ariko nibamara kudepoza cyangwa se bagatanga ubusabe bwabo bakabona hari aho byagira ingaruka nziza ku buzima bw'abapioneers kandi bifite aho bihurira no guteza imbere Pi Network, nta gushidikanya iyi mishinga izabona inkunga kandi ibintu bigende neza. Ibi rero bizatuma nibyo bigiye gutuma Pi Network igiye guhesha agaciro Pi coin ku buryo igihe kitarambiranye mushobora kubona Pi coin izamuye, ifaranga rya Pi Network rizamuye agaciro kubera yuko hazibandwa no kumikoresha no kuzamura agaciro Pi Network nkuko twagiye tubibona nko kuri za banks za Binance zirindiriye kulistinga, kandi nkuko twabibabwiye Binance muri iyi nama nayo irimo mu mutumirwa ntabwo yahatangwa, kandi nubwo inama itararangira ngo twumve imyanzuro kubera ko hari imyanzuro rusange izafatirwamo, byanga bikunda ntabwo bizasiga Pi iri aho ngaho gutya gusa. Ni muri ubwo buryo rero nagira ngo bagezeho incamake y'itangazo rya Pi Network. Tukaba mu kiganiro gikurikira tuzaba kugezaho uburyo burambuye, ariko nanone tukabagezaho agenda cyangwa se gahunda y'imigendekere y'inama iri mu kubera hariya i Toronto muri Canada muri University of Toronto Entrepreneurship. Inama izagitangira cyangwa seminari izagitangira saa 3 za hariya kugeza ubwo ni saa 9 z'iwacu, kugeza navuze iwacu ndavuga mu Rwanda, kugeza ku isaha ya saa 10 z'igicamunsi. Bityo rero tukazajya tubona byinshi nibidusobokera ejo tushobora kubagezaho na link abashobora kubikurikirana live bashobora kubikurikirana biramutse bikunze. Turimo turayihiga nubwo tukireba niba iyo batanze ko ariyo by'ukuri, ariko turaza kwifashisha izo twizeye ko ari zo koko ku buryo zizajya gikuru nuko zizajya zitugezaho inama bashobora kuyatendinga bakayatendinga iri live
ku buryo bashobora kumenya byinshi kuruta ibi. Mugubwe neza rero, muhaye muronye kandi mukurikirana amakuru 5 kuri Kamanzi Official. Subscribe abatarayikora, hanyuma musharinge, mwandike muri comment, mukore like. Asante.